Ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2022 umwamikazi w'Ubwongereza Queen Elizabeth yitabye Imana ku myaka 96 y'amavuko, ariko ikaba imyaka 70 yari amaze kuri iyo ngoma. Mu mwaka nk'uwo kandi mu Rwanda mu ntara imwe mu zigize igihugu, uruhinja rwari rutaragera ku isi rwapfiriye mu nda y'umubyeyi ruzize kwivumbagatanya kw'ibice by'umubiri w'umubyeyi we. Kumva izi nkuru zombi z'impfu bituma twibaza byinshi birimo urupfu n'iki, gupfa bigenda bite, nyuma yaho se bimera bite? Ubundi mu buryo bwa gihanga bavuga ko gupfa cyangwa se death kurekera gukora kw'ibice by'umuntu bishinzwe imirimo yo kubeshaho umubiri. Bimwe muri ibyo harimo nko guhumeka, gutembera kw'amaraso ndetse n'ibindi. Ariko se ubundi bigenda gute ngo umwe apfe kuri iyo myaka myinshi twabonye, hanyuma undi apfa atari yanagira n'umwaka umwe cyangwa se ngo agire experience y'ubuzima? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Reka turebere hamwe impamvu umuzi bamwe rubatwara hakiri kare, abandi rukabarindiriza kugeza binubye kubaho. Turaza kwifashisha inyandiko zera ndetse twinjire no mu masiyansi. Twinjire mu gitabo cyera Bibiliya mu Mubwiriza ibice 12 ku murongo wa 7 haranditse hati: maze umukungugu usubire mu gitaka wavuyemo, n'umwuka w'ubugingo usubire ku Mana yawutanze. Ibi bitwereka ko urupfu rw'umubiri rutwara wonyine, hanyuma roho y'uwawuvuyemo muri uwo mubiri ikerekeza ahandi hantu. Mu myaka ibihumbi myinshi ishize n'ubundi iki gitekerezo cy'uko upfuye agira hajya akajya kubazwa cyangwa se guhemberwa ibyo yakoze cyahozeho. Hagati mu kinyejana cya 18 na 19 habayeho umuhanga mu bya siyanse witwaga Xavier Bichat. Uyu yagiye kurasobanura iby'impfu, maze avuga ko kubaho cyangwa se ubuzima ari igiteranyo cy'imirimo irwanya urupfu. Muri make yavugaga ko kubaho k'umuntu biterwa n'uko ibice bye birwanya urupfu mu gihe runaka. Ibi bihabanya n'ihame ry'uko umuntu abaho urupfu rukamutwara. Mu gusobanura ihame rye cyangwa se theory, Xavier yatandukanyije kubaho kw'ingingo z'umuntu nk'umutima, amara ndetse n'ibindi. Ibyo abitandukanya n'ubuzima bw'inyamaswa harimo natwe abantu, nk'ubwonko ndetse n'ubwenge. Ibi byatumye kumva siyanse y'urupfu bijya kure y'uko urupfu ari uguhagarara k'umutima gusa. Nyuma yo kureba hamwe ibi byose bijyanye n'iyobokamana, siyanse ndetse n'ibindi bivuga ku mpfu, ushobora guhita wibaza niba koko gupfa ari bibi, kuko kenshi duhura n'amarira iyo dusezera abapfuye bava bagaruka. Ariko se ubundi bo babyumva kimwe natwe? Mu kumva ibi, reka twifashishe igitabo cyitwa Ecology for All, igitabo cyanditswe na Nathan Brower ndetse n'abandi bagenzi be. Mu kuvuga ku rupfu, aba banditse bavuze ko gupfa ari ugukurwa kw'ikinyabuzima mu bindi bizima. Iyo winjiye muri ecology cyane, usanga gupfa ari inzira iharuye neza kandi igomba gukurikizwa mu kugira ngo ibinyabuzima cyangwa se ibindi biri ku isi bibashe kubaho neza. Mu kubyumva, ibaze nawe isi ibayeho inzoka cyangwa se intare ziriho zidapfa cyangwa se ngo zigire uburyo zigabanuka, ahubwo zikiyongera ku mubare munini, bigakomeza zororoka ku muvuduko munini. Urumva ibibazo izi nyamaswa zazaduteza cyangwa se zazateza izindi nyamaswa? Nuko rero ni muri ubwo buryo igifite ubuzima cyose kigomba gutanga umwanya ngo ibindi bibone aho biba cyangwa se aho byidagadurira. Gupfa rero ntibyagakwiye gufatwa nk'ikibi, ahubwo byagakwiye gufatwa nko kujya mu ijuru dukurikije ibyo Bibiliya itubwira. Ariko nanone no gutanga umwanya ku bindi binyabuzima n'ibitari ibinyabuzima dukurikije ibyo ecology itubwira. None se wibutse gukanda subscribe, like, ngaho bikanda ubundi twihurire tujye duhuzwa n'ibitekerezo ndetse n'inyandiko z'ubuhanga. Ndabakunda cyane, Chuka Boss.